nizere ko mukomeje kugira byiza nagira ngo tuganire ku kantu kamwe kubera ko sometimes hari igihe tujya tuganira ku bintu byinshi tugakritika tukavuga ibintu bitari byiza cyangwa tukavuga ibintu byiza ariko nagira ngo gato cyane abantu bose bakunda kureba zino content dushimira umuntu bita Gael, coach Gael. Ntabwo ndibuze kwivanga mu bintu bya music cyane kubera ko bya music dushobora no kubishyira ku ruhande ariko nagira ngo twivugire kuri business. Mu Rwanda ubundi 65.3% by'abantu barugize n'urubyiruko. Rero Gael ikintu nyine najya mbabwire, this guy buriya umuntu ushobora gutuma wowe uri kundeba niba ashobora gutuma ubaho cyangwa ugatuma mbaho ni ibintu by'agaciro byatari. Iyo urebye nka Kigali Universe ni imwe muri project nabwo ziri kuraninga, ngewe ubwanjye I personally nahadiye 3 haba kuri opening day nari mari kuri final game ya Champions League nanarebe game y'Amavubi imwe. Ariko iyo urebye abantu barimo nta kintu kinezeza umuntu nko kubona abajene bari kubona imirimo, kuko narindi kubwira ko u Rwanda rugizwe na 35% n'ibice 3 ari abajene. Rero this guy amahirwe ahereje abajene nyine bakajya mu mirimo bagakora, umuntu ukereye akazi buriya nta kintu wamunganya. Ibintu bya music ntidushake tubireke, management ye ibiki, ariko basi akwiriye nyine shout out, akwiriye nyine agaciro karenza, akwiriye respect irenze kuba ashobora kuvuga ngo reka nkireye umurimo uri buze gutuma abajene babaho.